mituweli. Niba uri hano ukaba uzi ko udatuza mituweli, ukora uko ushoboye uyitunge. Njye ni umugabo wo kubihamya ku giti cyanjye, kubera ibihe nciyemo muri uyu mwaka namenye agaciro ka mituweli. Nari nsanzwe mazi ariko nabimenye nko gukura inshuro 100. Ubwira umuntu mwegeranye ngo tunga mituweli desa. Amen. Dushimira Imana kuba turiho dusoza umwaka twinjira mu wundi, dufite abavandimwe bacu bavuka muri twe mu Gatsata bakora umurimo w'Imana, bakaza kutwibuka ngo dusangire Noheli. Nta gusangira Noheli n'umwaka mushya biruta kuba ufite ubuzima bufite icyizere. Rero muri ubwo buzima bufite icyizere, hari ababyeyi nifuza ko nimbahamagara mu ntege mfite baze bigire hino. Baravuze bati ese dushobora kuba dushatse ubwisungane mu kwivuza ariko hakaba hatari ufite n'umwenda zambara ngo ajye gusenga kuri Noheli. Ntituri abakristo. Rero hari abakecuru, iyo mbabona namwe nimubabona murabona ko ibyo ari byo byose twakoresheje ubushishozi dufite kandi tubakura muri mwe mu baduha kugira ngo tubafashe. Ni abakecuru 10. Mugerageze mwihute mwe muhaguruka muri izi. Uwera Hilariya asindagire afite akabano ariko arahagenda byizeye. Hamwe na Yezu byose biremera. Dusenge Beatrice, bose bitabiriye kuko bazi ko baje gusanga abana babo bagarutse gushima Imana ko yabagiriye neza. Nyiramakobwa Anne Marie, Mukarubibi Anastasia, Mukangundi Yanesi, Mukahigiro Françoise, Uwamahoro Maria Goretti, Mbabazi Veneranda, Mukamugema Marie Chantal, na Nyiragakenke Marie Goretti. Abo bantu turashimira abavandimwe bacu kandi abakozi b'Imana babatekerejeho bakareba, batekereje ku miryango 75. Imiryango 75 yo mu Gatsata harimo umwe natangariye ugizwe n'abantu 11. Kugeza kuri uyu munsi tugiye kwinjira mu gihembwe cya 3 cy'umwaka abo bantu badafite mituweli. Ubwo muribaza ikintu babakoreye. Abo bantu 11 haba harimo abana bato bashobora kurwara anytime. Muratekereza byagenda gute? Noneho barangije bati ntituri bugende tutanarebye abo dushobora kwambika mu bushobozi twabonye. Banatwemereye ko mu myaka igiye kuza imbere, kuko hari n'abana barihira, noneho tuzajyanamo neza tugakora byinshi birenze. Dushobojwe nande? Amen. Aba bantu rero bigire hino, nimwegera abayobozi muce hariya kugira ngo babone ifoto, hanyuma babashyikirize na ya myenda. Najye ngo twigirize hino imyambaro tugomba gushyikiriza aba babyeyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Gatsata adufashe kutwambikira aba babyeyi. Ihindure byanze guhindura, ihindure byanze
ihindura ibyanze guhinduka, oh ihindura ibyanze guhinduka. Amin. Murakoze reka aho kanya tugahe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Murakoze cyane. Mubadushimire abashyitsi bacu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi w'ibyishimo, umunsi dushimira Dorcas Life na team kuba baduhereye mituweli imiryango 75 igizwe n'abantu 300. Ni umubare munini. Bari barangije igihembwe cya kabiri badafite mituweli, badafite ubwisungane mu kwivuza. Uyu munsi ushobora kurwara, uyu munsi ushobora gukora impanuka, ubwisungane mu kwivuza iyo utabufite wivuza 100%, kandi dukurikije uko basanzwe bameze n'abantu batishoboye, kwivuza 100% ni ikintu gikomeye. Aho rero nta cyizere cyo kwivuza neza umuntu aba afite. Tubashimire rero kuri uyu mwambaro cy'igitenge duhaye aba babyeyi. Bagiye kwinjira mu mwaka bishimye, bagiye gusoza umwaka bishimye, bagiye kwambuka bajya mu mwaka wa 2026 bishimye, bafite icyizere cyo kwivuza kuri ya pourcentage ntoya itari 100%, kandi bambaye umwambaro mwiza, umwambaro tuzajyana gusenga kuri Noheli. Tubashimire rero mubahe amashyi. Tubifurije rero Noheli nziza mwese n'umwaka mwiza wa 2026. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka dushimire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata amashyi menshi. Hari ubundi butumwa bwihariye muzagezwaho na affaire sociale abari hafi, kandi turabizeza ubufatanye buri ngarukamwaka atari ibi gusa. Tuzakomeza kubaba hafi. Ababyeyi nk'aba ntabwo bagomba kwigunga barabyaye, sibyo? Iyo niyo gahunda nziza ya guverinoma yacu yatujyanemo. Ufite icyo afite aho utabigifite, ubwo nibwo bupfura, ubwo nibwo bumuntu. Murakoze. Imundu amashini ndirimbo byose ni byawe Mana we, byose nivuga ngo imundu nivuga amashi y'abantu mekubizi sibyo. Imundu amashini ndirimbo byose ni byawe Mana we, byose ni byawe none. Reba imundu 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 imundu
babireba tuzayimana bose babireba icyubahiro cyawe tugiye batureba kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo haleluya abantu mu mishime muzamura amaboko cyane haleluya ni karibu cyane haleluya abantu bakiri hano batarataha muzamura ibiganza turebe hari igihe umuntu aba yicaye hano yatashye ariko ntuva ahantu bari gutanga ibitenge mituweli wamujya naririmba reka twongere Imana amashyi ku bimaze kubera aha hantu reka tubonesheje amaso reka twumvishije amatwi reka dukomere Imana amashyi ku bimaze kubera aha hantu ariko hari abantu babwira guha Imana amashyi bagakomeza bakipfunga Imana mwayimpereye amashyi ko ariyo yabahaye amaboko naririmba indirimbo n'imwe ndashimira abateguye iki gikorwa bibaze ukomye amashyi n'umwe kandi abateguye iki gikorwa bakwiye nabo amashyi mu bintu bitumye mbiheraho ni iki gikorwa cya mituweli nimba uri hano ukaba uzi ko udatunze mituweli ukora uko ushoboye uyitunge njye ni umugabo wo kwihamya ku giti cyanjye kubera ibihe nciyemo muri uyu mwaka namenye agaciro ka mituweli nari nsanzwe ntazi ariko nabimenye nko gukura inshuro ijana ubwira umuntu mwegeranye ngo tunga mituweli desa kuva mu kwezi kwa mbere narwaje umuntu murwaza ntafite ubwishingizi nari mfite mituweli ariko itemerewe gukora kuri ubwo burwayi bisaba ubundi bwishingizi burenzeho mva mu kwa mbere nageze mu kwezi kwa cumi na kumwe maze gutanga hejuru ya miliyoni 20 z'u Rwanda bisaba ko buri kwezi ntanga harenga miliyoni 2 ariko ejo bundi badushyira muri mituweli mwongere mumpere mituweli amashyi niba badushyizemo mu kwezi natangaga arenga miliyoni n'igice nk'uko mbibabwira ubu mu kwezi dutanga atagera ku bihumbi 30 tandukanye ibyo bintu uhita uha agaciro mituweli nishaka sindirimbe nshimira abantu batekereje ku bantu badafite ubwo bwishingizi bapfuye kudushyiramo bihita byijyana mpita nduhuka mpita ntangira kumva ndyama ngasinzira umutima wari waramuhagazeho adushyiremo akaririmbo kavuga ngo ineza y'umuntu n'imutera gukura abantu bakunda kugira neza muzamura ibiganza dushyirire aho amashyi yawe wayakomera Imana ndakumva wanayakomera hejuru niba abishakisha gukora byiza bagatura bajya gukomera Imana amashyi n'abana turasana ndetse n'abamama yadusabira
utuzamura ibiganza n'amani kugirire neza kugira neza mwongere Imana amashyi kuko nayo ni umuryango.